bicaye bari kurebamo ngo ukuntu ngo yaba ngo ahura na Pamela bwa mbere ngo aho bahuriye ngo ibyo bakoze ugasanga kuva wamenye The Ben wari wumva tukana kabone niba ari n'indyarya it's okay ariko n'umuhanga mu buryarya bwe n'umuhanga mu kuba yaba ayobora iyo positivity ikamwinjiriza yego wese urumva bitarenze hakaba n'undi uri bushaka ikintu kiza yigeze avuga ku muntu ukakibura pe runaka yatukanye ugasanga umuntu yitwa pasteur wajya kurica n'ugasanga ari bitutse ari yibasira abantu cyangwa anganye n'abantu nta kigisho na kamwe kariho ni pasteur wase kibi tuburi inyito uri buze kubyita yego ari hamwe natangiye twidorera kuri The Ben nabwiza mvuga ngo kabone niyo bino bintu bakoze nubwo batambitsemo akaririmbo kabo bakeneye kumenyekana ariko bari gucuruza ikiza twararozwe sha turoga n'abantu bacu turabaha imyanda y'ibitiko rugamba muri kuncunga turi gucunga sabe ngo turebe ko asimbuka ugasanga umuntu araza tukana atazi nuko byagenze atazi n'umuntu wapfuye nitwigeze tumucunga agiye gutanga ihene nitwigeze tumucunga agiye gutanga kawunga turi kumucunga aho yasimbutse avuye gusambana kwa sabe ukibaza ikintu bigiye kukwinjiriza twari Maria niho byase bimamiriza ko kwari ukumwica ego urumva yari afite kamera ihenze yari afite machine ihenze afite telefone ihenze ibyo byose babirenze ingoyi basiga bamugize intere kuko ngo bamujyanye kwa muganga ubona ataza ahantu ari nabwo hagiye kuki utamwishe neza kuba wari watubwiye kuzi kwica kutamwishe simbi guteza akakase biko byakakanya ushaka kuzamagura imbwa turuga abantu bari bagiye guhita rukimu udusange nabo birirwaga basangira amakoko hariya n'agafanta batanze amakuru atarataha iki gihe niba umujene yaravuye kuri Grit mu kazi tekereza abantu bamenye ko afite kamera afite ikintu batinya yo hari abantu wenda mu abantu mufite amakwe muri uko kwezi kwa 12 mumwe mufite amakwe mufite ibirori mukeneye abantu bazabakorera bakanabasigira inzara abageni banyu reka mbarangira umuntu ushobora kubakorera niba uri hano hafi mu mujyi wa Kigali niba uri mu nkengero z'umujyi wa Kigali kuko uyu mu makeup artist nzi abafite ibikoresho ngendanwa bigezweho ku buryo umubwira niba ushaka gukoresha ibintu bya makeup babageni mufite amakwe niba ufite abakwe wenda kuzasiga muri no minsi uhamagare ino nimero izagufasha ubwo niko bantu mukeneye abantu bakorera makeup nyine cyane abantu bakora ibintu by'amakwe nabonye rimwe bakenera wasanga namwe mbibabwiye hano hari abantu mwavuga gati biraza kugenda gute uhamagara Rita Nail and Makeup Artist ni 07 07 171 207 07 207 umuhamagare uyu umwartiste nawe mu bintu bya makeup arakugeraho aho uraburi hose muri buze kuvugana ibisabwa umubwire ko ushaka ko abageni bawe bazabakorera babakobwa mukoresha ibintu by'inzara mukoresha ibintu bya makeup abageni banyu bagasa neza abakwe banyu bagasa neza nimucikanwa wasanga umurikiye wari uri kwibaza ngo ndabikora nabwo uzanshimira nyuma sinshaka ko mushimira kano kanyu uzanshimira nyuma kandi muzabimbwira hano mbarangira mujye mumamagara mumbwire uko byagenze nje kubasuhuza abakunzi ba Kigali Show ndetse na Domitove TV mwebwe mwahisemo ko tubana umunsi ku munsi kandi ari nako mbaha ikaze mu kiganiro ngiye kujyana n'umuvandimwe mukunda muri benshi mukunda ibitekerezo byo kwa bitanga mukunda ko acancanura ibintu ukabasha kuba wabisobanukirwa akantu ko kandi bitewe nuko ibintu bari byinshi ku mihanda ariko we akabasha kuba yabyoroshya akakumvisha uburyo wabyumvamo neza kandi bitakugoye Bwana Rugamba ngo hayikaze ndagushimiye cyane umeze neza weekend yagenze iti weekend was good was vibe umunsi wo kuruhuka kongera ngo banana bwabonye videos nyinshi umunsi wo kuruhuka kunywa ku mazi kunywa ku mata that was nice weekend nziza yari nziza nta kibazo inavuyemo nta n'inkuru nyirikiyeho mbi numva buriya yo weekend irangiye mu muryango nta makuru mabarimwo ushima Imana no mu gihugu makuru mabi ntajya bari ku gihugu kiba kiri maso inzego zishinzwe kukicunga kukirebera bakunda gukurikira makuru ya politiki hari umutegetsi muri Kongo maze iminsi yani Goma yikanga atavuga ngo urashaka gufungisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumufata n'utundi nk'utwo kumufungisha rwose cyane ngo azamufata ariko numvise ni dekarara ko ngo azamugirira nabi byo kumukura mu buzima ariko byo ni za mvugo nyine za bamwe mu banyekongo Kongo ni igihugu cya sinzi uburyo kigaragariza isi bamwe muri bo nyine ariko ku rundi ruhande ibintu ni amahoro by the way u Rwanda ni amahoro
Okay. bwakeye ni amahoro muri makeya. Ya, ni umunsi w'ejo ku cyumweru n'ubundi waranzwe n'ifoto y'umunsi ubwo umukuru w'igihugu yitabiraga anniversaire ya Tito Mzee Tito Rutaremara imyaka 80 mukambwe kabisa iriya ni inzu y'ibitabo ubundi dufite mu Rwanda, inzu y'amateka, inzu y'ibitabo. Yego, Tito Rutaremara nta muntu ubura abanzi, ariko Tito nzi ko ari mu bagabo bakunzwe n'abantu benshi. Abanzi ntiyababura. yego, kuko niba yaragize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, abatifuzaga ko kibohorwa abo nibaba inshuti ze. Yego, ariko majorite ni umusaza ubona ko nyine wakuranye indero. Yego, rero n'umwe mu basaza nyine iki gihugu kibitse bingirakamaro. Okay. Imyaka 80 buriya ruba ari urugendo rukomeye rw'ubuzima wa mugabo we. Yego. Noneho n'umukuru w'igihugu n'umufasha we bageraho bajya guselebratinga cyangwa kwifatanya nawe kwizihiza uwo munsi, uriya mugabo afite ikintu kinini asobanuye ku gihugu. Ya. Yego. Ndi umwe nanjye bamukunda uriya Tito Rutaremara. Numva ngiriwe niyo nema natera ikirenge mu cyo mu buryo mu cyangwa ubundi. Cyangwa azana kuganiriza abantu. Ufite ubundi afite ibitekerezo biri hejuru. Ndi kubiteganya mu bantu batanu ba mbere nshaka kuzahosta. Kuzaganiriza. Muzee Tito, harimo Tito Rutaremara. Yego. Hakaza na Leta General James Kabarebe. Abo bantu bari kwisonga kandi one day muzabona turi kuganira ibintu bimeze neza. Okay. Ni n'umunsi washize ubwo umunsi w'ejo ni Yellow Paper n'umundi yasohotse ni bitura Jean Bosco yagizwe guverineri w'intara y'Iburengerazuba. Yego zizina nabyo wabibonye. Nateyeho akajisho ari Uburengerazuba, by the way tuvugisha kuri bufite n'ibibazo bikomeye muri no minsi, wenda se gusa kuko mu nguni zitandukanye mu Rwanda harimo tubazo tugenda tuzukumva ntago twari ngombwa. Dufite ibibazo bikomeye mu gice cy'Uburengerazuba by'ivangura amoko, irondamoko, mabonye ko za Rusizi, za Nyamasheke. Yego. Numvise inkuru nge nabuze n'uburyo iriya nkuru nayivuga, uburyo ngo bafata bitwa ngo abahutu bafite uburyo basigaye babita ngo abitwa abatutsi basigaye uburyo babahaye ngo tubyiniriro, kandi ugasanga biri mu bayobozi mu bategetsi bo hejuru. Ukabona ibintu biteye isesemi, ukumva ngo bitwa ngo ni ibintu nabonye kabisa. Amakuru nayarebye ngeraho ndavuga nti kuki Abanyarwanda twibagiwe aka kanya icyatwirukansaga dushize impundu ku buryo twongera kugarurira ishyano ku meza. Wicaye muri office ukaba utatinyuka kuvuga ngo abahutu bari runaka, abatutsi bari runaka, bazagiye kujya bitwa gutya. Igihugu cyaraguhaye inshingano. So ni ibintu niyo makuru nakubwiraga. Rero nakubwiraga ngo biragoye kuri ibintu byakera ngo de. Yego. Ibyo byose ni bikugaragariza yuko nyine turacyafite urugendo wa mugabo. Turacyafite urugendo ino myaka 30 irashize. Uyu mugabo twizere ko ari ukuntu ari ibintu. Biragoye ko nta wavumira itararenga. Buriya rega niba uvuze ko byari mu buyobozi bwo hejuru. Kandi urumva ni uro buri hejuru n'ubundi muri rantara. Byanga bikunda kuko muri akenshi baravuga ngo run from mistake. Niba agiyeho azi icyabo asimbuye imbaraga nke bari bafite mu kintu kimwe cyangwa ikindi. Nabonye ko n'uwari meya w'Uburengerazuba cyangwa se wari governor w'Uburengerazuba yashimiye Perezida Kagame, anasaba imbabazi ngo icyatumye bamusimbura. Yego. Perezida Kagame ntago ajya yemerera ibintu by'imbabazi. Urasaba imbabazi nzikure mu iki, wishe ibintu, wishe inshingano, ibintu byaradogereye, nyuma urasaba imbabazi. Wigeze kumva ngira ngo ni muri Kicukiro umuyobozi wasabaga imbabazi urazisaba bigende bite? Wishe ibintu, ngwaye inshingano, abaturage bahuye n'ibibazo, ibintu byabo birahombye, nturi kubigarura. Urasaba imbabazi gusa, hanyuma se ndaziguhaye nta kibazo zifate, hanyuma ndakura mwiki. So uriya mutegetsi rero nawe, uriya muyobozi nawe nabonye yasabye imbabazi. So ariko ubwo nyine umuntu ajya ananirwa, hari inshingano nyine cyangwa yatanze ibyo afite mu magambo makeya. Twizere rero ko turabonamo change, uyu mugabo hawe inshingano, twizere ya birashoboka cyane. Rero n'ubundi nago nshaka gutegera abadukurikiza se abaduteza amatwi baduhaye umwanya. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Ndifuje ko twaganiraho tugatanga ibitekerezo cyangwa se tukagira icyo tubivugaho bidakuyeho ko n'abandi bari bubyumve kandi ko tube tubibona nabo barafite ukuri kuntu baraba bari kubibona. Ni inkuru imaze igihe kitari kinini isohotse. I think ni amasaha 3 tuyikoze isohotse. Yego. Ni inkuru ifite umutwe ugira ati The Ben na Bwiza bagiye koroza utishoboye wo mu karere ka Bugesera. The Ben na Bwiza bagiye kugabira umwe mu batishoboye binyuze muri gahunda akarere ka Bugesera. Ni gahunda y'akarere urubyiruko turashima. Yego. Kandi rugamba uyu mugabo n'undi mugabo ukunda kuvugwa mu bintu byiza by'isanamitima cyangwa se byo gufasha. Ariko abantu nawe urabizi ukuntu
batajya banamworoheramo sometime kandi rugamba iki gikorwa cy'ubugiraneza cyangwa se abantu bafashe nko kuri iri foto ku muntu cyangwa se utishoboye yego bavuga ati kuki se nyine bahisemo kubivuga ntabwo bari kubikora ntitubimenye izo komantere nakunze kubona ati kandi Bibiliya ivuga ngo ukuboko kumwe gutanze si ngombwa ko icyo uko uburyo kwakoze uburyo kubimenya yego kuki rero nabonyemo ibintu bibiri yego majorite nabonye no mu bitekerezo bahise bahundagaza ubwo butumwa kuko Bwiza wamenyeshaga umuyobozi w'akarere ka Bugesera amubwira ngo njye na The Ben njyewe n'umuhanzi The Ben anongeramo ngo twanakoranye indirimbo bita Best Friend sibyo yego turiteguye turiteguye igisigaye nuko mwebwe mwazatumenyesha igihe uwo mubyeyi utishoboye tukamuremera tukamworoza tukamuha inka abantu mpamvu bahita banirukanyira kujya gushaka iyo mirongo ngo nufasha ntushireho kamera nufasha ntubivuge nufasha ntugire ute nyamara mwishimira ko umuntu agize nabi ibyo umuntu abivuga bigaragaza akabisobanura n'ibindi nk'ibi njye nabyibonera mu buryo bubiri kimwe ababona yuko gukora biriya bishobora kuba mu buryo bwa marketing ariko which is good kuko The Ben Legacy ukeneye ko azakora indirimbo ntirebwe cyangwa nakora igikorwa cyiza si ukeneye ko azakora ibyiza ntimubimenye ntimumuvuge uze kureba ko hari ibitangazamakuru biri bubyandike byinshi cyangwa za YouTube ziri bubivuge ariko natukane na The Ben cyangwa agaragaza ka message k'imbabazi nka kariya kazi y'imburagihe murahaguruka mwese kamera zanyu zivuge ntabwo ndabona ikibazo ko umuntu yakora ikintu cyiza kabone niyo cyaba kiri gucuruza niyo yaba ari promo icyambere byo promotion hari irimo The Ben na Bwiza bafitanye indirimbo on current hit bagiye no gufasha umuntu yewe nayo ndirimbo bayivuzeho kuri icyo gikorwa cyo kujya gufasha umuntu iki kibazo ko bari kugarukaho nacyo kirimo kirimo promotion irimo kuko Bwiza se urumva ari injiji yo kujya mu gikorwa nka kiriya kiri bukurikirwa n'abantu aveyo n'abatimenyekanishiriza akantu kamwinjiriza iriya nk'izava mu bikorwa by'ubukungu The Ben na Bwiza bakora byinjiza amafaranga kuki dushaka ko ibyo bikorwa rero byo tutahita tunabimenyeramo nabyo bigacuruza turafite isi y'aka kanya ari nayo sindi gushaka kugenda ngenda ngwana nayo twamenyereye guhora ducururiza bano bantu tubaha ibicuruzwa bibi negativity nk'ubu Bwiza aba ari nk'umuntu ari nk'umusore wenda byavugaga yuko baherutse nko kuryamanira ahantu runaka topic zose jya kuri Google rebe ko hari abantu urubuze gusanga bavuga kuri story ya Bwiza na The Ben uko bigeze no kumutamo n'ubundi wabonye ukuntu bagurutse bazana ziriya video ngo n'iki mu minsi yashize inuze kureba ino statement uze kureba ko ari share kuko twebwe ntabwo ndakurura impamvu urubyiruko rw'u Rwanda majority ndavuga badukoresha imbuga yego buri gihe dushaka gucuruza negativity ibi bintu rero mu byende kubona mu buryo bwa mbere ni marketing marketing ushobora kuyikorera muri positivity bikagira akamaro The Ben agiye gutanga inka na Bwiza bafitanye karirimbo dukeneye kumenya iriya ndirimbo ikazana amafaranga menshi n'abayireba bakaba benshi it's okay ese indirimbo irebwe na miliyoni 10 The Ben na Bwiza bakazakuramo inkinyi bakaziha abantu kuko ibyo bintu ni ibintu bibi ese bagiye bamamariza muri buri hantu bagiye gutanga inka tubyite ngo ukuboko kwabo kw'iburyo kwakoze ikintu babimenyesha no kw'ibumoso bitwaye iki ko bari kubamenyesha ikintu cyiza twamaze kubaka media mebu n'ibyamamare byacu nabonye ariko bikora ku buryo umuntu agiye gusohora indirimbo ashaka itiko avugaho cyangwa ashaka umuntu ashoze itiko ngo bavuge bingi akaba ari langage ibi The Ben nkuko atangiye uvuga ngo ni umuntu ukunda kwigaragaririra mu byiza we yamaze kubona yuko iyo acuruje positivity nabyo bimubyarira ikintu wanyibega ni gucuruza positivity urugero naho nyine bagiye gukora igikorwa cyiza aho ni hamwe ahandi The Ben ari mu bahanzi bake bagiye bumvikana bari guhamagarana n'abahanzi babo ngo ndakuremeye cyangwa barampitira mu izina ndabaha ibiceri cyangwa bazabigenza gutya nge nzabaha ibiceri it's a kind of marketing biriya harimo ibintu bibiri no kugira kare agatima kagira agate mu bihumbi 10 nzakura kuri no ndirimbo by'pound cyangwa by'idolari nzakura minute 500 umuntu aryeho ubwabyo iyo kindness si buri wese uyigira ariko ntabwo ari kindness ishingiye ku muntu gusa n'ubwiza gusa ari mu kazi kuko akazi ke gakeneye kugenerating amafaranga no kugira kure uko abantu turi kubukomeza kumva ngo The Ben yavuganye n'abari Nyamagabe abari Rusizi abari Karongi abari Rwamagana bose abantu bari buze gukenera ko uwo muntu umuhanza abikora atabigenza urumva ko it's a kind of marketing ariko iri kukorwa hehe mu buryo buri positivity ubwo The Ben ari muri iyo nkundura yo guhamagara n'abafana be baganira live wenda deka nkoresha Melody niwe bakunda kugaragara mu dusaga tuvuga ngo barahanganye wenda Melody nawe ari ku rundi ruhande ari kwisobanura iby'umukobwa yari yasomeye i Nairobi umvise abantu babiri batandukanye n'urugero ngo haye abantu ni muntu muze guhita mwirukankana ibintu ndabizi mukunda byacitse ubu mushobora guhita mugakata ibindi byose mukabireka
akaba ariko musharinga. Melody ari kuvuga kuri case z'umukobwa yasomeye Nairobi, The Ben ari kuvuga kuri case y'umufana Nyamagabe wamuhamagaye atsinda 500. Yego. Bose bari muri marketing. Ahinduriye ubuzima. Yego. Bose bari muri marketing ariko strategies ziratandukanye. Umwe urumva urugero nangoye kwa Melody ni positivity, undi ari muri negativity. Ibyo byose ni strategy buri muntu agira uburyo arwana mu rugamba rwe. Bamwe barwanira mu ndake abandi bagakoresha inzara y'ikirere. Urinde wo kujya ku blaming abari ngo kuki bose bataciye ubutaka kandi niba se mu kirere ntari umuhanga. Niba The Ben atari umuhanga mu matiko mu gucuruza amatiko. Kuki mushaka ko nawa kompeta nkuko Melody cyangwa se nafashe Melody kuko niwe basa n'abarene nabo bajya no kunganya imbaragerega mu banzi dufite akakanya bari mu Rwanda ni nabo bajya kunganya ibizigira. Bo babiri dufite bajya banini mu Rwanda kuko media ve muri sekire nabandi niba nini ariko bafite akantu kabo kuko buryo wari wabona ntuza asubiza umuntu cyangwa ari umuvuga King James si brand iremereze ako nyine ntago akakanya umuziki ntagameze nkaho uri passion kuri we. Ndagikora umugozi w'umuziki cyane. Asa no wavuyemo ajya mu gushaka. Oya, si nka kera. Yamaze kurama akantu nyine ahindura ntuze. Tuze kuri amazina niyo twivugiragaho. Umwe ashobora kuba afite imbaraga mu gucuruza positivity, undi akaba zifite mu gucuruza negativity. Niba The Ben atabasha gutukana, atabasha guhangana, atabasha kuvugura akagira gute, n'ibindi nk'ibyo byose. Uwo akaba yarabonye ko gucuruza positivity bimubyarira akantu. Nose ninjije yo kutamenya ngo ndafata abantu banje neza ariko mbicisha muri twa dukorwa tw'urukundo n'utune nk'utwo. Abari kubona yuko ari angere yo gutwika nabo wibarenganya ntabwo rwose bari kure y'ukuri. Ariko ari gutwikisha ikintu cyiza cyangwa ari gutwika mu bintu byiza. Yaba twese twabikundaga. Narakubwiye ngo nigeze kuba umushinga nabuze kugeza nawe ndabona unyandikira mu gikari ngo tuwukore. Aba bantu twirirwa ku mbuga twiyasanura natwe gugwika duhemba kandi ko duhembwa. Nabuze umuntu numwe ambwira ati rugareka ariko nzabyikorera yenyine kandi nzabikunda. Ntacyo mu madolari magana ngaye mpembwa make nibura ngiye nkuramo nk'intama mvuga nti buri gihe wenda uko nahembwe nanjye nzajya mfata nk'umuntu utishoboye niyo namworoza inkoko itsoke. Nubundi ntibakemura ibibazo by'abantu bari ku isi na Yesu yagiye atabitumaze turacyabifite. Ariko se kureba YouTube ukuntu tungana. Wari wabona niri na rimwe nibura twateranye tuvuga ati tugiye kurwibutso kwa Gisozi. Kwibuka barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Wari wabona hari na rimwe twavamo twagiye Gicumbi kubakira umugenzi y'utishoboye. Mission possible. Sibyo sababa. Muri kurogana. Sibyo sababa bikoze. Nawe tusimu it's okay. Sabe yubakiye umuntu inzu twarayibonye. Umuturage. Imwubakiye kabisa yuzuye from scratch. Yego. Ari muri bakeya babikoze. Ariko nabwo bw'ibyo abantu babirwanya ni ugiye kubareba. Abagiye bateye wamuririyeho n'abahite babona ko iyo nzu yubatswe na miliyoni 3 wenda bari bamaye 30. Niko duhita nizo nkuru nanze ngo niko waruvuze oya nizo nkuru duhita dushaka nizo nkuru zakurikiye yubatse inzu ntidushaka kubishima tubango ngo busabe ngo yabikora ate ngo nta kuntu atariyemo n'izindi nk'icumi ikibazo kikaba ko yariye miliyoni 10 yubaka inzu ya miliyoni 5 cyane gose bivuze ngo arabifuzaga yuko yatanayubaka ntitunabone ibyo cyane gose ngaba aba YouTube uko twibana no ya mission possible yivuze ngo kubafata bari tubuka bateranye cyazo bitunanize iki niba tukumva Sabe Irene Murindahabi Petero Rugamba Emi tugafata Punditi abajene 30 bayago bakamanuka tukavuga ati tugiye kubakira umuntu inzu bazabe bate aba ni babajene bakoresha imbuga mu Rwanda iyo ni mission possible duhora tugiye kurogana no kuvugana no gushirana amavido Rugamba mwambonye Inyamirambo nasinze nizo mwirwa ubu nizo mwa muri guhiga iyo ni mission impossible kubera ikirere kuba YouTube n'umuvumo kuba YouTube n'umuvumo amaburozi ni biki nyine ni sinzi ukuntu iyi showbiz yo mu Rwanda yubatse ariko ibyo bintu uvuze ntabwo byashoboka nkubwije ukuri kabisa ararwaye muraremanye mukeneye n'ingando rero niyo nakubwiraga ngo rero ngo imishugujugu ubona buri gica ku bitugu bya The Ben nini ndyarya hari kwimenyekana mwe ko mutimenyekanisha se mwanjije mwe muba muri kwimenyekanisha mu bibazo gusa aho umuntu yagiye gusambana muba muri yo aho umuntu yasinze muba muri yo runaki iyo bamuti ubu nabonye induru ziri kuva Claude ngo bamufatiriye ngo yasinze n'ibiki n'ibyo byose cyane kandi iyo muri biriru byabaye kwiruka kari muri muyiremereza kuvuga ngo Claude yasinze ibiki iyo ni inkuru nyuma yo gusindaza ni inkuru pasiteri bro pasiteri ese ko muri kumuvuga yasinze uriya nta kandi kantu keza yari yakoze mbere yo gusinda hariya mutavuze really nyine tubyibaze turi kwiganya nawe uko kaba ari nk'agaki mbere y'ubusinzi tubanze turebe yasinze yari yaragiye he Musanze nabonye bavuga Musanze wenda nawe ndi bumugarukeho tubanze turebe mbere yuko afatwa yari hehe gukora iki wasanga hari igiterane yari yagiyemo ese mwigeze mugitangariza abantu umurokore go buretse tugendane
ese hari muri kubwira abantu ngo yafashwe yasinze nta muntu n'umwe nigezemo navuga ngo yasinze avuye aho sindi kuvugira Claude nge nta muntu ubana n'umyanya ngo muvugire nge nagira ngo mbereke ukuntu twabaye indangare twabaye niba ari nkoma amashyi niba ari rukurikira izindi hari ibintu bibiri nta wigeze avuga inzira yaciyemo agera aho yafatiwe yasinze nyamara wasanga ari igikorwa cyabanjirije gusinda no gufatwa no gufungwa wenda hari igiterane cy'ububyutse yari yayoboye cyane agenze neza ariko nta munyama akaba aragiye kwinigura ku murokore none yava muri cya giterane rega nta bureminze ko yakoze ibyiza buretse mwabivuze se ahubwo manzi nyumve impamvu byabaye inkuru ni stata afite yego impamvu yabaye inkuru ni stata afite ariko reba umunyamakuru n'ubu bw'amazi wenda biduha amafaranga ducuruza uvuga nk'ababara nk'abatemana duhindurire n'amateka duhindurira amateka twebwe twamubwiye ngo abe umusitari ariko zo mu nkuru zadangize mu Rwanda kuvuga ngo runaka yasinze uretse mwereka akantu k'ubugaseruga ubwe bagukamiye wasinze byaba inkuru ndabizi se ndi kukubaza ntabwo ndi umusitari kandi uri umusitari byaba bisanzwe uzwi byaba bisanzwe reka bita kwa nk'urugero nguce mu ijambo gato nta kibazo mwereke gusa dufite abanyamakuru dutuburira abantu tubaha ibintu bya fake ngiye kubikwereka yego Claude yasinze nawe ndamugarukaho niba ari byo yego kuko nabonye mbonye uburyo yashubije abantu nawe Claude niba uzankurikira Claude buretse reka mpere ku buhanga butarimo mu gutangaza niba yari yasinze koko ntubwiye abantu Claude uri kuvuga ko yasindiye Musanze ntubabwiye uko yagezeyo kuko nta makuru bifiteho si wayabura ahubwo ntibigeze ushaka kuyashaka ntubwiye abantu ngo yafatiwe muri iki gice kuko yarari gukoramo ibi ngibi ntubwiye abantu wenda ngo yaravuye mu gitaramo ntunabwiye abantu ngo yaravuye gusura umuryango cyangwa uravuze ngo iyi Musanze Claude arafashwe yarafunze umuntu arahita abona inkuru gusa ko afunzwe ariko nta traje igaragaza yafunzwe avajya byahereye ryari kugira ngo afungwe hakazemo akantu ugasanga umuturage akurikiye inkuru gusa ko Claude yasinze ayo ni amakuru koko urumva atari igipfunyika atari agace ni pièce petit morceau urashobora kuvuga ko iriya nkuru ituzuye ahubwo se yaba wowe uri kwitanga ibitekerezo n'abariteguye wambwiye umute ko yuzuye yasinze avaye noneho urahafite ndicecekeye noneho yavagaye ntabwo byari ngombwa ibyo ngibyo kuko inkuru twari dufite yari uko Claude yasinze yasindiye i Musanze nyine aho bamusanze avuye yagiye he ibyo byari mashansi niko kabazo nyine k'amakuru yacu uburyo waba nyine mbwiza ukuri kuba sibyo Claude twamenye ko asinze n'ibyo yaragiyemo biradufasha iki mu nkuru yacu icyo biradufasha ni eske wenda yasinze mu masaha moya z'ijoro sibyo uriya muturage ikintu akeneye kumenya impamvu nakweretse ko dutanga inkuru zipfuye ziripfu gusa zifite akantu kamwe wasanga Claude kuva saa 2 za mu gitondo yari yiriwe mu gitaramo mu giterane runaka saa 3 saa 5 saa 7 saa 8 saa 9 uwo munaniro ni sari n'iki byose arananirwa mu masaha 12 asoma ku gapanashi gafite 0.05 hamwe dupanashi tubiri bitewe n'icyaka yiriwemo n'inzara turamufata abagwikira ari byo byagaragaye ubwo businzi n'ibintu nk'ibyo cyangwa se kiriya kiswe ubusinzi kuko ya makuru nashatse ama video y'uwo Claude nayo nayabuze nabonye nayari nta video byo nawe ari kuzibabaza ubwabyo nabyo urumva atari ikintu kibabaje se wasanga nyamara ayo makimbirana ari nk'umuntu wamwendereje nawe ni umuntu wambaye umubiri wa muntu bagasunikana mu gusunikana bikagaragara ko Claude ibyo bintu bikoze nkaho yasinze aho ngo bisobanuye neza ko inkuru ituzuye naza kugaragara video inkuru kuba yuzuye ko none ntayirimo ahubwo igihe bivuga gutyo ko nta proof hari n'ibyo mubwiye ni byose bigaragaza ko inkuru bari igice nyine banzu nyumve ariko ubwiye abantu ngo umuntu yasinze gusa urwo rugendo rwadufasha iki mu nkuru yacu icyo rwadufasha no kumenya ngo wasanga niba turi no kumushinja ko yasinze dufite n'ikindi n'andi makuru yagaragaza kutari kubwira imvano y'ubusinzi kandi tuba tuzi ko ari umupasiteri utanga inzoga none mu bunyamakuru bwawe ntushaka kwereka abantu ngo twari dusanzwe tuzi ko atanga inzoga ariko dore cyatumye inzoga kuri ikintu kireze nicyo gice nyine kuba yazinyweye yego ariko se vuga iby'urugendo rero nk'umunyamakuru uko yagize i Musanze none se reka mubwire ubwiye abantu ngo Rugamba yasinze yego uricecekeye hanyuma nyine hasi ko yasinze se nyine ariko ntubabwiye impamvu yasinze se ubwo nagashya karimo wasanga yajya gasinda none akaba ari bw'umubonye ariko ntushatse kubabwira ngo byatangiye gutya aradutunguye ni umuntu wamwendereje ni umugore wamugushije ayo niyo makuru ari byenda bakenewe yasinze hanyuma ibyo bibaruze byo nibyo sibyo akuvuga ngo gusinda ni kimwe yasinze ngo urugendo yakoze bari kudufasha mu nkuru wiremera ku rugendo njye nakubwiye urugendo rumugeza kuri ubwo businzi ntabwo urugendo aho yaciye si ikibazo urugendo rwamwinjije ku businzi kugira ngo ajye kunywa iyo nzoga ko ari narwo rufite amakuru aryoshye
ushobora gusanga yari yibere kumwe n'ikizungerezi akavuga ati ninashaka akanyabugabo ntibiri bukunde ukumva muri ukuntu yabiryoshye ko tukuvuga umuntu arasinze inyuma ziyo gusinda iyo ntabwo yuzuye byo aho ntabwo iba yuzuye wasanga hari ikizungerezi yakubitanye nacyo muri hoteli runaka kimusomya panashi kimukuramo kikajya kinamo tekereza dusanze nk'indi nkuru tukazumva ngo umukobwa amusukiraga agasembuye wenda mu mutobe yanywaga urumva ngo niyo ntabwo yankorera yaho umuntu yagiye yuzuye aho birumvikana ntabwo umuntu yasinze nyine hanyuma se aho nabyumvise ese gucundi abakozi b'Imana bavuga mu businzi muri cyo sizabonye ko na Theo nawe nabonye ari kwisobanura ngo nabikubwira mu buryo bubiri ko mbibona sindwanya umurimo wo kuramya no guhimbaza n'ababikora n'ababyiyitirira n'ababirishisha turi mu isi yo gucururiza ahashoboka n'ahadashoboka yaho nigeze kukubwira ngo n'aba bafite izi titire dufite titire z'abanyamakuru dusacinga tugasanga uburyo ukoramo amakuru inkuru yakoze tukasubira umunyamakuru rwose ni umutangabitekerezo ni n'umuntu ubasha kuvuga ikintu runaka ari kuvuga dufite titire z'abiyitirira abanyamakuru cyangwa bitwa abanyamakuru reka tubire kuko ni nk'uko dufite titire z'abitwa abapasiteri aho bose kandi ibyo bintu byose bifite uburyo bibazanira ibirayi uru Rwanda rwacu ubona dufite ikibazo cy'ubushomeri bw'urubyiruko akaba ari party y'akazi ke it's all about part of job ya reka nzitwe gutya nzitwe umuhanuzi nzi ko ntahanurira n'ikimonyo gucukura ubutaka ariko reka nitwe umuhanuzi kuko nzi ko ari bake babasha kwiyitirira ibyo bintu bizajya bimutura yini barabona mfite abana barye buke kabiri hari umuntu hanura ugasanga wahanuye iki wihanuriye iki ugasanga ugasanga umuteka muto maze kokorode ari baravuga ati bari kubwifuriza gufungwa nabo none ze bibiri tu ukunda abanzi banyu nese hari aba yabigaragaje kandi ngo ni pastor niho nakubwiraga ngo titire twiyambika harigeze gahoro kete korode arakora ugiye kunkangisha rero ngo kamubwiza ukuri ubwo nawe uri gushakaho reka mubwire urugamba ubona n'umuntu nasesengura cyangwa nanga bitekerezo kereka uwanagaho rekete n'uwaba agira ngo ejo nongere muvuge cyangwa kandi igiye ko kanya sinakabona kuko unshubije gisinaza kugusubiza I can't do that kuko ndimo ndaguha akazi katari ngombwa washaka akazi mu bundi buryo mu ijambo rimwe rero kuba Claude yafatwa rero yasinze ni kimwe tukabivugaho muri yo cyangwa ubundi n'uburyo yisobanuye ya respondents abamuvuzeho n'ikindi wabonye ko biri ari byo giye nabonyemo ikosa giye kuba yari yasindirana runaka itsoke kuko bahita bavuga ko ngo yanafunzwe inkuru aririmo kubona pastor yasinda akanafungwa byari inkuru akima impamvu bitabaye inkuru nuko inkuru ituzuye ntiyuze nta kirimo kuvuga gusa ikindi Claude tumuze mwiterana amagambo n'abandi bantu bahanganiye byitwa ko bahanganye muri uyu murimo mwe muri abanyamakuru babonye ko nawe yatangiye kwinjira wasanga akarokete naye bamunaze akarokete bajyanye ikibazo kamugaga ni nko kumuhwitura wabonye ko nawe kandi abyutse agira ate aza kubasubiza urumva ni bwa buryo nakubwiye twebwe dusike dupfunyikira abadukurikira turabaha ibibazo gusa duhora mu bibazo ariko nta n'ibisubizo tujya tugira murumva mwebwe bitababaje reba ko atabashubije kandi abonye bari kubasubiza mu buryo bwabo bavuma urakagira gutya ibyo mwanyifurije namwe ntaho ijambo ry'Imana tubona ibintu bidusaba ko ibintu bigenda kuri mukunda abanzi banyu mwera imbuto none se ngo dufite imbuto kibazajya badukura niba ntuka nkabyuka nanjye nje kugutuka byitwa akazi it's okay akazi kandi noneho reba uze kureba namaze kari akantu murangira yabajije bari abantu barata bakabwira abana babo abana bariyakiriye none se ufite so w'igisambo ubwo burere iyo ufite so w'igisambo ntiyakira akajya arya agatsima uvuye kwiba nyine akavanye se ubwo burere ko nawe uhitamo nk'ahavukira uburere se ubona ukaba turi kuganisha he ababyeyi benshi mbona batagihangayikishijwe n'uburere bw'abana babo reka mbibabwize mu kuri turi kubona abana benshi badafite indero bangiritse abana ku myaka 14 baranywa imigi baranywa amayoga nibo bari gusinda abana ku myaka 14 nibo bari gukuramo amada nibo bazi kuboneza imbyaro 16 nazo urambwira ngo kandi ibyo ngibyo twari tuzi ko ari ikizira kera sibyo tuzi ko imibonano yemerewe wenda abantu bakuze ari batangira kugerageza guhuza ibitsina none barabihuza bakiri ande nari ya tegeko ryo gufungwa ntacyo rikivuze twamaze kwimikaza nyine isi yo kugaburira ikibi kwayi kubera iki se kubera iki tuze kuvuga ko ari cyo gicuruza ibintu nari maze imitsi mu bihe byashize nanjye najyaga mbyibeshyaho hari abantu bacuruza positivity biryoheye bameze neza kuva wamenye The Ben wari wumva tukana kabone niba ari n'indyarya it's okay ariko n'umuhanga mu buryarya bwe
ni umuhanga mu kuba yaba ayobora iyo positivity ikamwinjiriza. yego wese urumva bitarenze hakaba n'undi uri bushaka ikintu cyiza yigeze avuga ku muntu ukakibura pe runaka yatukanye ugasanga umuntu yitwa pasiteri wajya kuri cano ugasanga ari ibitutsi ari yibasira abantu cyangwa ahanganye n'abantu nta kigisho na kamwe kariho ukavuga ni pasiteri wase kibi ugahita ubura inyito uri buze kubyita. yego ari hamwe natangiye twihera kuri The Ben na Bwiza mvuga ngo kabone niyo bino bintu bakoze nubwo batambitsemo akaririmbo kabo bakeneye kumenyekana ariko bari gucuruza icyiza sibyo bari gucuruza urumuri kandi bigomba kubinjiriza nicyo nshaka kukwibutsa which is good ariko nigeze kubwira abantu nigeze guha abantu urugero rumwe ndavuga ngo niba uvuga n'abo Rwanda kuri YouTube hakagira abakwishyura n'abaguha n'abakuremera numvize ngo diaspora ngo nk'ubu dufite abantu benshi bagiye bafungwa kuko batinyutse kuvuga u Rwanda nabi banarurimo bamwe muri bo bari turahaza. Hari umuntu uri Belgique uri kukujijisha tuku Rwanda tukabona Perezida Kagame gihe twumvishiriza ibifaranga bakajya bakohereza ntaga kubwira gutyo buretse ahubwo kubwira gukora inkuru zikasa nicyo nkubwira nyine shaka inkuru igaragaza nabi ku Rwanda rw'icibi bice n'ibiki nigeze kuvuga ngo ariko wa mugani araguhita yemba bira bintu muramyiteguye comment biriya bintu muramyiteguye none se reka nkwereke haraba ngiye kukubwira ikintu kimwe uyu musore muri kubona hamfite amakuru 100% yuko nzapfa ayo makuru sinzi ubwo nzapfa mu mpanuka muri piscine mu hezo ndazibona neza abantu banutse babireshye kuno bine message zibitabo uwo ni umuntu ubabaye kuko navuze uwo ni umuntu rero ubabaye kuko navuze neza u Rwanda buriya rero ari araryoha yatari kubona uvuga neza u Rwanda kuki niba hari umuntu uvuga nabo u Rwanda akinjiza ushobora no kuvuga neza nabyo birakunda kuki wumva wari ibintu bibi gusa cyane nakubwiye ngo kugira ngo twumve ngo The Ben ngo melody ngo ashaka gukubita agakoni kunda ya The Ben kuki tutabyumva ashaka kuyimasa atari gukubitaho agakoni ahubwo reka kuyimasa amera kujya muri gym kaza nakubwiraga nyine kwikorera ikintu cyiza ugomba gukubitaho agakoni hajemo ikintu cyo kubabaza hajemo ikintu cyo kuryoshya nigeze kubwira hari amazina nzi hano mu Rwanda ahorana mu makimbirane akomeye y'aba celebrity nkabati zino content murimo zo kugongana gutikurana uzi wahita ahantu mwashyizeho beef wasimbuza mu rukundo ukuntu nabyo byacuruza tekerezo mbwire Stage Melody na The Ben turi kubona hejuru buri n'abanzi babo bose bari barifuje kujya kure uri ukifoto ya Melody na Meddy ejo bundi uri ukibini yakoze twonge tubona ifoto no ya Melody na The Ben twararozwe sha turoga n'abantu bacu turabaha imyanda y'ibitiko rugamba muri kuncunga turi gucunga sabe ngo turebe kwa simbuka nitwigeze tumucunga agiye gutanga ihene nitwigeze tumucunga agiye gutanga kawunga turi kumucunga aho yasimbutse usambana kwa sabe ukibaza ikintu bigiye kukwinjiriza twarivuze twamaze amezi angahe byaranatugaburiye ntabwo rero mbona yuko impamvu nkubwira ko sometime dufite inenge ikomeye imbere y'abadukurikira buri munsi ubyuke kwa rugamba usange inkuru ije kuvuga nabi runaka ije gusebya runaka buri munsi runaka bari uzamwo so ntabwo mbona ko ari byo bintu rubanda rukeneye nyine babura uko bagira bagafata ibyo babonye ariko n'amacano make yacuruza positivity ugenda urebe kuri BNB buryo ikiganiro cya Ben kiri kurebwa hari mu bavuga urugendo rwamujyanyiriye n'ibindi nk'ibyo byose kandi kiriya kiganiro abantu barakenjoyinga ariko hari n'abandi buriya baba bicaye bari kureba ngo ukuntu ngo yaba ngo ahura na Pamela bwa mbere ngo aho bahuriye ngo ibyo bakoze ugasanga ari buri kiganiro kujya yihutisha niko kanashaka kwiyumva agashaka kuba positive gusa negative ahubwo niko ari gukura mu ngo aze kutuganiriza no kuri bubwira abantu buriya ni no kwangirika nituruma dufite y'ikibi ibintu uri kubona mu bajene bino bitutsi wumvanye bamwe bagiye bazira bakajya gufungirwa twararogetse niba dukeneye ingando simbiza ariko twararogetse warukomoje kubiri kuba kuri social media bitanibuka inkuru y'umunyamakuru cyangwa se umupresenter wa YouTube channel yitwa The Dynamic warokotse urupfu yego bivugwa yuko yatezwe n'abagizi ba nabi batagamije gutwara ibyo yari afite cyane ko afite kamera zihenze hariya niho byase bimamiriza ko kwari ukumwica ego yari afite kamera ihenze yari afite machine ihenze afite telefone ihenze ibyo byose babirenze ingoyi basiga bamugize intere kuko ngo bamujyanye kwa muganga ubona ataza ahantu ari nawe nyine ubwo ari mu bizunga yego ni umushuti wanjye bamwita Oki
abantu ndakeka bakurikira Dynamic baramuzi baramuzi abantu kuri izi mbuga. Nyuma yaho ngaho rero mbona amaposti y'umwe mu bakoranaga Jihad arimo amuga ati humura aza kumera neza muvandimwe, ariko nyine ubona yuko natwe ntabwo tuzi, dore ngibi wanditse ngo Okim ni Jihad kuri Instagram yewe yanditse ati Okim abagizi ba nabi bari bamwishe Imana ikinga ukuboko, ashyira akayemuji karira. Ari naho ari mu babrackets ko Korode nawe yafunzwe. Ego bwana Rugamba rero ndagira ngo uduterere uduhe ishusho y'ukuntu kuba social media niba tugeze aho dusigaye dukora inkuru tukavuga sibyo gukeka ko ari inkuru ntoya. Reka bihangane nsome n'akandi kantu kamwe bihangane ni uyu Kasuku Kasuku Media Jeskizo afite platform ye yitwa Kasuku Media yapostinzeho iyi video y'undi y'uyu jeune arenzaho caption nyine iyi caption abona ko ni ibyishimo nayo nayirebye ni ibyishimo ariko ipenaliza ku buryo kuri side ya Okim cyashyize Okim cyangwa abavandimwe ba Okim cyangwa abantu bakorana na Okim batakishimira. Ni nyuma yaho numva Jeskizo avuze ko yamukoze inkuru narayibonye avuga yuko ibi bintu yigwa abwira abantu yuko abari kubasikaminga biba. Niwe niko yivugiye ati ari gutubira abanya ko bivuzwe nande na Jihad. Nono Kasuku andikaho post agira ati yampostinze iyo video angirenza amagambo ati iki nta minsi ibiri ishize kinkozeho ikiganiro kinyita umusikama ubwo cyahostingaga Jihad, none ndabona bakinoyemo urujijo kizira umunwa wacyo. Bwana Rugamba ibi bintu ndagira ngo bidutereremo niba ngo biduteremo metero musaza Karegeya ndagira ngo ubiduhemo ishusho uko bibona. Dufite ubugome mu mbuga cyo twita conflit d'intérêt, niba ariko ndibuze kubyita sinzi niba biruze kumvikana neza. Abantu bagiriye nabo umujene n'abantu duhuriye mu izi mbuga bosses abakonkira mu buryo mwe cyangwa ubundi bafitanye n'ibibazo. Ni ingaruka gato kuri ibyo Jeskizo ya postinze ku rubuga rwe, ndanagaruka ku mvugo maze iminsi numva na Jihad bivuze iki Jihad na Jay ntabwo bameranye neza. Yako yarabisobanuye impamvu batamenye neza banze usoze ndabikubwira. Sinjye nemera ibintu umuntu yasobanuye ndabyumva nkitambukira ko ngewe. Okay ntacyo banze. Hari abantu ngiye Rugamba cyo kuza nkabereka kino gice cy'agapira kanje imbere ko ari umweru inyuma harimo ibizinga n'imikara. Cyo ni kimwe sindi wo kuza kuvuguriza ibyo umuntu yavuze ku kintu runaka, ariko buriya behind off camera bari ibindi byinshi birenze biratuba twose. Uyu mukoboyi yaragiye kwicwa n'abantu babana down muri izi mbuga zacu. Kwandi tugahera kuri caption ya Kasuku ihangane nicyo ndi kukubwira nyine. Niba Kasuku postinga biriya yuko mu minsi ibiri yonyine aribwo yari amaze kumukuraho ikiganiro gifiteho kimuhuriza n'ibyo byo guskaminga Jeskizo nkunda ukumva kangurira abantu ngo muze mushore mu mbuga n'ibindi nk'ibyo byose. Hari uguhamagarira abantu ngo muze mushore. Nteze Urugamba nide ukuza nkavuga ngo biriya bintu yabwira abantu ni scam kandi ayikoraga kuri amafaranga, hari n'abandi tuzikora tukazikora amafaranga. Ikiba gisigaye umuntu guhamagaye ngo ushore mu kintu muganira mute yakubwira ko urashora mu gute. N'abantu mudukurikiye mujye tujye twumvikana ngo bakire mwaraje amamiliyoni yanyarashya. Sometimes mubabukurikiye izindi nyine ukabona nka Rugamba ukamwizereramo ntukenere deeply kumubaza ngo muganire ku kintu. Ushake n'inzobere cyangwa abahanga bakubwira ibintu. Ahubwo azatangira kuvuga amakuru ibintu byawe byarangitse byarashize. Jeskizo ashobora kuba abo bantu bamujoininga cyangwa se bamwaproaching baje gufatikanya mu mbuga. Hakabona ikundi uvuga ngo ni scam, urumva utagiye kwica akazi ke. Tube honete. Umuntu agaragaye Rugamba nagaragaye ni kwivugira ati mfasha abantu kubogosha neza, mfasha abantu kubakorera izindi service. Haje undi muntu ku ruhande aje kuvuga ko byari nkora ari scam. Kandi ari kuvuga ko ari scam nta bihamya birenze kimwe bibiri bitatu. Ahubwo bitewe n'utubazo nge nawe dufitanye. Ariho nari ngo urugero rwa Jihad. Jihad avuga ko yashatse gukoreshwa na Jeskizo. Hakavuga iby'imishahara n'ibiki nk'ibyo byose. Nyuma yo kutakorana urumva bitangira kuba bifu n'ibibazo. Urumva ko ntibiyatangiye kuba personal issue rero urumva zacu zanjye nawe sometimes birangira bibaye global tukabigira ko ari ibintu bya rusange. Rwa rwango rwuko tutakoranye bitakunze ntangiye kuvuga ko byakora riscam. Nyamara wenda basanga ruwaza kavuga ngo scam ngiye yaramfashe bigenda gutya na gutya. Dufite urwango niba rwango muzi ruri mu bantu dukoresha muri izi mbuga. Hari abantu mureba Rugamba ukumva zino channel zanjye zose zagenda ukumva niyo nkurira kuryohera ukicara rwose ukarya ifite ukumvira kumanuka none kuko imbuga zanjye zagiye.
hari abantu bumva umunyamakuru nka runaka nka Jihad bakumva igikamyo cyamuciye hejuru ntituzongere kumubona avuga ukumva nyine urice ibyo bibazo turabirwaye mu bantu dukoresha imbuga ngurukanabumenyi za YouTube dufite izo cyane cyane kandi YouTube cyane kabisa. urabona Rugamba niba mbasha kuza nkakora ubusesenguzi nkatanga ibitekerezo byanjye 1000 bikicara bikankurikira, wowe wabigerageza 700 cyangwa 400 nabwo washarinze ukumva ko ari uburwayi, aho kugira ngo urebe ngo niki wishe wakabaye uhindura nawe ugire 20 cyangwa birenge ugatangira kujya wiri gutakaza akanyuva ngo kiriya kintu wagikura mu nzira. Kandi niba nkura mu nzira skills nari mfite ntabwo urayihamana. Kimwe mbona ni iki rero, Jihad wagiranye ibibazo na Jesquiz inyuma mu gikari kuko bajya guhura bundi ntibaze ngo batubwire ngo twahuye gutya BCD baba biziranyeho, harabaye nibihe byiza kuza kumbuga rero akaza kuvuga gutya na gutya byashobora kurakaza Jay uriya mwana akaba ubaye victime biri buze guhura kuko okay musesi ntakorana na Jihad kandi ari umubaza niwe president akoze cyane ni team akaba yabaye victime team bure bajya bavuga ngo ukubita imbwa na shebuja hafi aho yamubonye rakubita abari washaka cyane rwose akenshi kuko uzuje gutabara imbwa yawe mutse ukabigenderamo ngo nutema umuhini aba yototera isuka kubona ukimuye gare ko Jihad nabo bayatangiye kubabariramwo wabyumvishe nakazi ke kaba gashobora kuba kaburyo mu cyango no se wumva bagiye kubona iminsi badakora intano nizigise nakubwiye se kubaza umwe muri bariya nyine aho ari wabonye ko byanashimishije Jesquiz kumushimisha rero gare yuko nawe business ye bari bayitanishinze. Ibyo byose biri kutugarura muri ya cycle y'uburozi dufite muri izi mbuga zacu. Turashaka kurogana nitwe twirirwa dusebanya ngiye nkaza ngo runaka umunyamakuru mwiza ntavuga neza sound ugasanga nicyo kintu kinshishikaje mu gikari ndabona ubugambo twirirwamo twazimije kamera ntubuze nuzi uko bimeze ntubuze n'ubwize nitujya twahura twirirwa twese off camera nuzi ibyo tuvugirayo buri umuntu aje akabaha behind scene cyangwa se umuntu akabaha off camera ibintu tuba turi kuvugira turangana tunitwe dupinga abo dukorana nyine nuko twubatse nuko turebe uyu mukapo rero bakoreye ibintu batwara telefone nibatwara kamera niwe bashkwara kumumvisha ngo we are here to stand turakuziye turagufasha ntabwo bazi ko bamwishe exactly none dore aracyahumeka buriya nk'umuntu wari woherejwe muri iyo mission ejo dushobora kuzumva izindi nkuru batangiye gushyirana hanze twakiguriye kuko utamwishe neza ko wari watubwiye kuzi kwica kutamwishe simbi guteza akakase biko byakakanya ushaka kuzamagura imbwa turuga abantu bari bagiye guhita rukimu udusange nabo birirwaga basangira amakoko hariya na gafanta batanze amakuru atarataha iki gihe niba mu general avuye kuri grit mu kazi tekereza abantu bamenye ko afite kamera afite ikintu cyose bakamenya agahinege bamutsinda mu bamufatiramo urambwira ngo watanze amakuru so bari gusangira so bagendana suzi projeze zose suzi wenda ngo ari yasomye agacupa yahimbutse muri abagome mwana ubunye niyo mpamvu nta bari bazi igihatahira nta mu YouTube w'inshuti ngira muri abafatanya bikorwa kuko man urugambanira ko erega ntiwagambanira umuntu utazi cyane ntiwanaroga umuntu mutasangiye n'ibyo by'imitongirano byo kurenga Kigali wabirenga yuko duhora mu modoka na moto mu cyaro niho bikunda barabigutega ugiye kuvoma cyangwa kwahira ukabikandagira mutashye Kigali rero ntiwatega umuntu ibitegana muturogera mu byo tunywa turye twasangiye bivuze ngo izi nshuti zikuzengurutse fe bari abantu batanu mwicaranye nibura bane gibona ko arabanzi badanje bose ubagirira amakenga ngise nge nicara nabo ubundi muhena abo bane bro nge bure nicaranye nabo mwebwe mubona twicaranye tuba twicaranye bari kubasikaminga baheze nge nabaricara mba umwanya wiki iyo nari mu kazi nge mba ndiwanje ngamba nunzi mutari inshuti nge mva life yanjye kuntu imeze iyo umuntu nagushaka rero buretse rimwe mu kwezi usohoka hari igihe ari ry'umunazira ikibazo se munsobokana nabo ijwe nge mva ubuzima bwanjye kuntu mbayeho cyeka njye dozwe n'abo duturanye ikintu ngewe baze ubuzima bwanjye ni mu rugo ku mashini kuri biyari ku babyeyi banjye biyari rero naho umuntu yahagusanga aho ngaho aho uzamfata kandi naho ngiye kwacika yagusanga so narebye iriya video uriya mutipe ukuntu bari bamugeze nta muntu ari umuntu wo hanze utashaka kariya ni kamunyumvishije utashaka kumwumvisha yari guhera kuri iriya kamera Rugamba wari ikintu utari kubona iranakweretse n'imwe hari indameze nk'ineri bari bazi ko bamusize yapfuye ikintu cyanangaje cyananiye n'ubwoba umuntu nta telefone batwaye kamera bayisize bro kamera miliyoni 2 bakoresha Mark 4 biko nyuma machine telefone nyirafite telefone nziza zinasamusaga z'ama ultra suyazi nyirasaba afite niyo afite bro nta nimwe barayo batwaye baziretse nta kintu kibukiye batwaye ntabwo ari umutindi wamuteye ni umuntu washakaga gutanga ubutumwa simusiga
de kumurangiza kumwica igwana kandi mu buryo nyine nakubwira bari abantu batumweyo bashaka kuba bahembwe mu buryo bwiza ati nimugire na miti muhakuru mwahembwe ntimagire ikintu hariya mwangiza ariko biteye ubwoba bro biteye ubwoba n'ukuri ibi n'abajene turi gukora mu Rwanda ingando ariko nako bigeze kutubaho hariya mfata ingando twaciye bigeze gukora inkuru na giti mu jisho aba mugabo wo ku Gisozi sinzi umuzi uramuzi ku Gisozi ntabwo ari gwetaza inkuru murayisohora bro twavuze amahoro kugeraho nanjye ubwanjye washutinze navuze amahoro ikintu kiba kirimo nyine buriya amaboko akomeye kuri isabaho uretse ko ntabwo ahora bati nyine birimo in speculation zase n'ibihuha uramuje ashaka ko arimo arazira sebusha nanjye nkurikije dukuru negeranyije bikubiye kenshi cyane bikubiye kenshi kabisa ntibabanye neza cyane ntibatandukanye neza sibyo yego kandi nawe ntamumereye neza nawe ubwe nyiri victime cyangwa turi kwita victime kuko ngewe nsigaye ntangaza amakuru nkavuga ngo tube turetse yatikuriwe yatikuranye n'abandi wasanga hari indi version mbere yuko bamugira intere wasanga there is beginning imeze uko gutandukanye niko twe turi gutera ishwe ngo bamusanze ku gipangu papa ku gipangu ari gufungura umvuga ngo byagenze ubundi kope ukuntu ngo yakozwe yari yitahiye avuye kuri grid urumva yasangiye n'inshuti ze harimo Siaka manager harimo Pionika Suezo kuri 3D ari kumwe n'uwo namuvunyi nawe wakoze kuri 3D aho bose nabonye mu kiganiro kimwe wabibonye yego ni naho umujene ngo bigeze ngo nimugoroba nkasanga kuko Siaka yangezeho saa moya gutyo ko yageze nka saa 3 gutyo saa 2 wakibati rero tuyemureke n'itayire aritaye ngageze ku gipangu ari gufungura abona ngo umujene wambaye umupira w'umukara araje aramwegereye amaso bari bro urinde araceceka uwo mujene ngaramwihorera okimu yicaranye na telefone yagiye ngo agiye kwifungura ryo bora nakinye bimubwiye agiye kubona abantu inyuma hatutse abajene bajya nko muri 6 nabahunde tababara muteraniye bamurusha ingufu ubuze ko nakara gasore nubizi ko gapitse mukuru akabantu bataratu iyo babaye babiri kaba kabaye ubundi bro ngo bamukomye ngo muteragura ibyuma urumva kugamahirwe Imana ikinga kabuko banza bashaka bamusize bazi ko yanapfuye bashaka ko ikigaragara hariya bamusize bazi ko yapfuye bagiye bati ibintu tumukubise nanahumeka zamba ikimuga bariko buri umuntu apfira igihe nyine agitorose cyo guca hejuru ntupfe umuntu apfira umunsi rwose ikintu cyo uragwana urenga urumva ko yari yasangiye n'abantu bavuyemo aragiye kandi n'iki kintu amenye na cece abo bantu barindiriye sampa ko kimataje nta sinare bafite yahanavuye none se cyo mubwira mwaritse ubujije reka ngutega akantu iyi tariki dukoreye ikiganiro sha nyuma nusanga iriya kundi ryose nihaburamo umuntu niyo n'umwe aruzi uko biri kugenda uzakubwira aho uzazumbwa ati rugaho uzayarwa n'ibi bintu umwe muri abo bantu bavuze haruguru bose wanyumvishe bazavana na micyo makundi kucyoze abantu bane iyi mico tumeze kukizirimo ubugome na giti mujisho bazivana nawe yigeze gushaka gufungisha umuntu ushaka ari ibyo tuhoramo ibaze gufungisha nibyo duhoramo gufungisha kwicisha gucecekesha kumva nka nuko intambara imeze ariko ngo rega buri igihugu kiri gutera imbere ariko bino bintu birasanzwe igihugu kiri gutera imbere kigira indaya kigira ibisambo biri mu bintu bya mbere bizamuka bigatera imbere uburaya n'ubusambo n'ubusinzi mu bihugu scam nk'iza Nigeria tuno tuba tuganira abascamo Nigeria tuba tuganira Nigeria no tuntu bibana natwo dusanzwe Nigeria abo scam zo nizo zibiyero so rero byanga bikunda ibi byose tubikuramwe amasomo nucuruza numara ukwezi amezi 3 uri mu nzangano ucuruza inzangano ukabona nibwo bigusubiza inyuma uzajya utangira uvuga ngo ari kuwahindura niki cyo nyine dutegereje yego bwana rugamba tunisoza cyangwa se dusoza ikiganiro turimo tugirana tubanze tugaruka kuri ira ishu cyangwa se cya twabajije cya The Ben cya gikorwa cya Ben na Bwiza kiratanga butumwa ki tujya no kuri korode tunajya no kuri iki ngiki tunasoza abantu babazi nk'ibyamamare yego bahora babona kuri kamera mukwiriye gutanga kwiga kwicuruza muri bo live kandi mu bikorwa by'ingirakamaro
Ntimvuga kwicuruza ubwo ntimuri bubyumve neza. Kumenyana, kubana nabo. Umuntu arakubona kwizerera, hari umuntu kwishimira gusa kubura icyamamare runaka. Yego. Tekereza ibyishimo uriya muntu yagira hari agatafari washyize ku buzima bwe. akabona achievement y'ubuzima bwe irahindutse. Ariho ugena ashimiye iyi myifato ya Bwiza na Ben. The Ben. Nubwo abantu mwasi hagurutse ngo ngo bwabo ryarya ngo bari kwiyamamaza yo biyamamaje. Hari ubwo bari kwiyamamaza baroga umuntu nkamwe muri n'ibiki. Hari ubwo biyamamaje umuntu bamwifotorezaho basomana bagira bate. Ugasanga ikibazo kibaye ko bari kwamamara no kwiyamamaza ntawe ushaka kuvuga ko bari gutangemo n'inka. Byo rwose murabisimbutse bari kwiyamamaza no kumenyekanisha ariko iyo nka muri burije mushaka kuyivuga. So biriya ni ibintu byiza uburemere bw'amazina y'ibi byamamare yagakwiye kudahindura nabyara amafaranga meza. Exactly. Byagakwiye kugira akamaro abantu mu mibereho bakagukunda ariko ari nako washyize ku itafari ryabo. Okay. Imbuto bakera imbuto donc. Bakera imbuto cyane ko nagikunze tubonye n'abandi benshi cyane bamamaza muri buriya buryo kuto. Okay. Kuri irivugwa ry'ubusinzi bya Pastor Claude bwo ratagaho ubutumwa. Pastor Claude afite ikibazo gikomeye uriya mugabo zana nituhura nzanamuganiriza. Afite ikibazo gikomeye cyo kuba umwaka ugiye gushira kuva namubona kuri izi mbuga. Nta na rimwe numva bamuvuga inkuru nziza. Mwari mubizi. Na niri na rimwe nari nabona Pastor Claude ku rubuga. No commentaire zazi mu biganiro. Sinzi niba we agira akanya ko kubyitaho. Reka biriya bintu nuko dutsimbarara bari ikibazo. Mani umwaka ukaba washira nta nkuru nziza ikuvugaho cyangwa ugaragaramo cyangwa uvugaho. Utabuje gutukana uje gusembura umuntu muzatukanije. Utabuje kuvuma uje kwihaniza umuntu wakuvuze. Pastor. Urumva Claude igihe ibintu namubwira turi kumwe. Biriya nk'ikiremwa muntu tuba dukwiye rimwe na rimwe kwicara. Ngiye muri inkuru burari inkuru nkura n'abantu gatwa n'iki. Muri kano kazi kacu bibamo. Ariko se ku buryo buri gihe ukora inkuru zikugonganisha n'abantu. Iriya la question. Nk'umuntu ugomba kwicara rero ukabanza ukiyanaliza wowe. Kwa ati kubera iki buri gihe? Ese kuki nta nkuru nimwe nakora ngo mbe batanutse ufite ikibazo. Niba rero buri gihe nyakuba Claude buri gihe haza aje gusubiza bamuvuze nabi cyangwa aje kuvuga umuntu nabi ejo tukongera basu haba harimo ikibazo. Kuri uru ntitwakabe dutungurwa na biriya ariko rye n'ubutumwa nitangira Claude azicara umunsi umwe yikora evaluation. Itekerezeho kubera iki koko se ndi mu bibingana iki? Ndi umugome se ese koko se ni umugome bingana iki ku buryo buri gihe inkuru zanjye ari ibibazo. Utanutse ndi kumutuka cyangwa ndi kumusubiza. Ni kuki nyire bashaka uzareba abantu baba bamwifuriza ngo afungwe. Kuki rero bakura mu bandi ngo nibakujyane mageragere ndibi. Hariya rero ugomba kumenya kuri ikibazo ahubwo ntubiremereze ngo ushake gusubiza abantu guhangana nabo. Bibaye kwangwa baravuga ngo nta wangwa na bose. Nta n'ukundwa na bose yego. Kandi bamukunda ngagira ukuri. Ndabatinya. Ndabatinya cyane. Muri commentaire babirimo abaye. Ndabatinya abo bantu. Bamukunda. Oya, abamukunda ni si ikibazo ahubwo babimubwira. Kumukunda si yangitse ku buryo atabura abamukunda. Ndabatinya. Yo. Okay. Ikibazo cya social media tunisoheza. So rero muri makeya izi mbuga ziradutunze. Izi mbuga ziradutunze. Imbuga ziriho n'ubuzima ariko ziriho n'urupfu. At the time twazikoresheje na at the same time hariho ubuzima hariho n'urupfu rwigendera rurigara ewana. Hariho n'urupfu bitewe nuko twazikoresheje ziraturimbura n'ireba ama depression yisha abantu warabonye kajene kanditse urupapuro karusige kabaye agasitari nako gapfuye. Bari umukobwa kakundaga niba ari mu Bugarama. Iyo abaruwa sinabanyakanya ko kwisoma umuntu umva uko bimeze ko ni baruwa y'urukundo ko umusko ngo yikura mu buzima ngo kubera ikizongereze cyamubabaje. Aba bana se shahu arasetsa ndabatinya. Ndabatinya kuko ukunze umukobwa arakubabaje uriyahuye umuhaye akanya rero uramukije stress wamustressa guhari none uragiye yakwanga guhari none uragiye uwo munsi arara ku yindi uwo munsi arara ku we hari gihe wanikiye baruwa akayisomana n'indi niga bana gasoje bamaze kubira ikiyada none ze nkubeshye rero mwana mumenye icyo muri umuntu gukunda ngenze naho nkunda aho ndabizi byukunda umuntu n'amaranga mutima nakanya n'iki n'amafaranga buriya no gukunda menye ko bitwara n'amafaranga byose iyo bigendeyemo rero ugahita ubigire kagahinda ngo umuntu ngo arakubabaje imura amaranga mutima yashira handi ubuzima bukomeze bro. Imana yaturemeye abagore benshi nkuko namwe bagore Imana yabaremeye abagabo benshi guta umuntu umwe azaga ubuzima kabucurika omba nyine wombyara bimenye ariko wimure page plan A iranze fata B ni yangu Z zetu uzongera ugaruke kuri A no naho ngaho havuye ushobora kujya ntari ugasanga niho heza kurushaho waruye cyangwa usanga niho habi kuruta aho uvuye nako kongereho hari igihe wumva
ubushyuhe bwari buringaniye ukajya mu mwoto maguma ese twe twacira umugani ngo wirukana uri igufwa ukazana uri yongobeza uri mirabunguri bunguri ni kwa kuri miratana ari nyama ndi yajyaga riguguna nyina rwana naryo uzanye rikajya rigera mu nda utunumvise n'agasaku kanyu ruga ni ijambo rimwe yige kwihangana no kubana n'ibibazo tuhura nabyo kwisi business urimo none izahomba ejo bidakwiye ko ejo ndi yakunguka business urimo none yahomba bidakwiye ko uzajya meje yahomba cyane rwose ikagusiga guhero ariko byose ubuzima baravuga ngo umuyobozi w'ubuzima it's a life ni nk'umuyobozi w'igare wari wabona umuyobozi w'igare stable ato yemye kireke yo amanuka nabwo acungana na feri ariko umuyobozi w'igare ahora ameza atya nyonga enserere iyo yibeshye ntanyonga ubuzima niko bumeze burahagarara igare itari hagarara nyine atanyonga ako kanya ni nk'ubuzima rero bumeze ni ukuhora tunyonga kugeza ku iherezo twinjiye muri serikali abazazijyamo abandi twinjiye mu kirago n'abajya mu kirago gomeza unyonga rero kugira winjiye hariya kuko ni kugeno ryawe rimeze muri ubwo kunyonga hari igihe ugera mu gahanda keza ugafata amahembe gusa ukayobora ukari bugere mu bikonogo ugatangira kurwana na feri ukari bugera haterera ukanavaho ugasunika n'ubuzima ariko bimeze ni bwa buzima ugera mu kunyine ukabona ibintu bimeze neza ufite amafaranga uri kugeza satana nijoro ni handi bo wageze hatambika yego hasa n'ahamanuka cyangwa bitagusaba kunyonga cyane wifatire ukayobora hari aho ugera rero bikanga ukava kuri rya gare ukaricomeka ikiganza inyuma ugatangira gusunika utanaryicayeho that's how life is hamwe uzagira business yawe ibe wined imisoro ikugonga utazi ngo yagufashe ite ariko ntibivuze kugiye guhita upfa cyangwa bigiye kwanga kuko ibuka cyagiye uri kujya wari wakoze iki hari n'ibyo usanga ntacyo wakoze hari ugiye ukora akazi ukabona kari kugenda nta gatuza hakaba gushyiramo agatuza kakagenda kumereka nta kivuyemo mu ijambo rimwe twige kubana n'ibihe bidusatiriye gusa twige no kuba abahanga mu kugira uruhare rw'uko ibyo bihe dushobora kurwana no kubivamo cyangwa se birakomeye dushobora kubicamo neza wari kuvugwaho ibibazo hari abagabo n'abanye babasha guhangana n'ibibazo bikabazurunguta nka Sabe yarazurunguswe ejo bundi ni umugabo w'ibifaranga byinshi ariko abonye ukuntu akantu kamuzurungutse Sabe bo yarazurungutitse kugira ibintu bigukaraga kuri yuza abantu batangiye kukubona nyuma y'imyaka 6 nta numwe barakubonye bro imani ngiye kiri muri nibaze ibaze kugira nyamara nkubwire si 2020 ruga ngo bafite 13 none bro uzi kugira 1 million subscribe miliyoni y'abantu bagukurikiye mu Rwanda turi miliyoni zingahe kimwe cyaka umujyi wa Kigali aho mperukira imibare by'abantu ko nibura na miliyoni 3 ngahibaze nibura kimwe cya gatatu cy'abatuye umujyi wa Kigali bose baricaye bakanda kariya ka mwebwe YouTube ntabwo nyine abantu dukurikiye batayizi iravuna birenze uko mwabantu iyo turi kwikiganira mukakireba mwabantu hari abantu bazi ko ari kwicara gutya tubaganira ukigendera iyo tugahita ivuga ni imvune n'umuntu ukwangiriza urubuga buriya nyine man niyo mpamvu biba bikomeye rugamba urumva rero nka Sabe n'abandi kubura umugabo yagize achievement akagira wa subscribe kaze kuri kamera papa ni cyerekana uburyo yari yangaga urunuka kumwe reba ikintu cyatumyeza kuri kamera wumva gahinda bamuteye kuno kanga biriya rero nicyo bita kunyonga igare buriya Sabe arimo aranyonga ari kunyonga yari yicaye yaratuje biri kwijyana azana umuntu tukishima n'iki ageraho rya gare rigera mu gikonogo ariko n'urugero rwiza rwo kwigiraho gukomera cyangwa rwo kwigiraho ngo ibibazo bijya bikuhindura umushyitsi akakurisha imbuto kano kanya utuye Nyarutarami wabo w'abakire hari igihe bizanga ukajya gutura ikibiri inkuza iriya hirya iyo ngiyo hamwe hera mu nzu y'ubukode nuko ubuzima bumeze kwa Jaras hariya kwa Kibamba so nuko ubuzima bumeze rero reka twige kubana nabwo buri kintu cyose tubonye kitubereye twese Bwana Rugamba nshimire ku mwanya wawe nshimire na buri muntu wese watangiye kuri iki kibatangiye paka gisoje nshimire ku mwanya wanyu mwakoze cyane ciao ciao